cyane zahene zanjye zarabyaye dore ukuntu ukiyemera ngo ziri hehene zahene zanjye 3 zarabyaye zose zabyariye rimwe zibyara amashashi abiri birabibuguse ndaje ubu nakize byarangiye ahubwo ushaka wanyigiraho inshuti wese nakugira reka n'ubundi wowe wapfuye uhagaze wowe wapfuye uhagaze niyo kibwira kugira ngo wowe barakuroze wowe ndakugira inama rero kunani yeye mubi cyane aho kureka mubwira yego warubizi urimo uranyiyemera ubuse uriyemeranye ndakubwira wowe ushaka ukuntu wakira reba nkazira neza njye zabyenda kuragiza tuzombe wakimye nta muntu n'isano wamubonye uramubonye uriya mukiri yamutambuye gake nubwo itamenera we kuri unyemera ngo bivuze ko kwase yaraye neza njye zabyese bivuze ngo wandusha amafaranga ngo ora madamu se mura arakuzaho urashobora kumva nshobora kugenda agahita nsinyira amafaranga uranaka kuzi atari uranaka kuzi pe ntabwo nzi nemezwe n'iki kakuzi ariko wabonye ukuntu ndeba nemezwe n'iki kakuzi wabonye ukuntu ndeba nemezwe n'iki kakuzi wabonye ukuntu ndeba aciyeho areba ariko narigeze ngo nike yareba agira ngo nago rigara byose abakire turamenyana iki nimwe muraziranye oya ntabwo tuziranye ariko nyine wasanga ngiye yarebaga kubera wasanga ari nk'ahantu yambonye ahantu yakubonye wasanga ari nk'ahantu yambonye ahubwo wowe wapfuye uhagaze wowe wapfuye uhagaze uriya muntu ashobora kuba nzi hari nk'ahantu yambonye akuzi hari ahanze ariko si icyo gikara cyawe ninde wakimenya ariko wowe uri inzobe icyo gikara cyawe ninde wakimenya n'urwamara umwe nk'urwa ruhaye ayo utazamenyera ahubwo ndakubwira wenda uriya mudamu n'umuhamagara ntakwitabe azabuzwa n'iki kugira nyine niwe uzamuhamagara ntakwitabe nzaguhe nyoko njye namuhamagara na n'ubu namuhamagara muhamagare uramuhamagara si iki se ko nta na telefone utunga nimba ntawe ufite se telefone yanjye nayisize ku muriro kubera ko njye mbari gushyira mbisi hirya no hino uramuhamagaza iki ko nta telefone utunga umuntu kubera iki buragiye tuba tubiziranyeho njye nawe ariko akagiye wese nkuzi ahubwo reka bafite za mashuti bwaguze reka nkubwire aho kugira ngo ngumane nawe uyu uhagaze kugira ngo nanakwemeze noneho sasa kugira ngo nanakwemeze reka mpite njya kumureba ndemera mbonye reka tujyane turebe reka tujyane turebe nta mugabo ubwo se urajyana iki dore uko kimeze utanga inyuma aka gatoki ni agacama tu ndagukurikira n'ubundi hanze nyuze ku bantu barimo baravuga ko hanze ku bantu arimo barajya bavuga unyuze wenyine uri kureba baravuze kuri mama ngo buriya dukunda kuvugana cyane numva bakuvuga ngo baha amafaranga n'ubu tumizo njye ntabwo nzi ntabwo nabamenye ahubwo gusa uwo nabonye ari umuhungu mugufi ari wambaye ikote n'undi nawe bajya kungana ari kuvuga ngo mu kanya baraza kukureba ntabwo menya bakiri hanze ntabwo nzi genda abo ntabwo nzi aha ambere ke wenda mbizi ukuntu buriya biri buze kugenda genda ntabwo nzi genda akana se batangiye kunteka kaba kabonye kari agasheri kanjye nitomboreye koko ariko uko byagenda kose ntabwo namwemerera ko mbaza ntabwo nabyemera ejo yazavaho yirirwa aneka akava aho azabibwiye se ntabwo nabyemera ko mbaza
karibu. Simura. Neza. Ese ni wowe? Bravo. Neza. Muraho. Mukomere. Komere cyane. Gatebe cyane. Amakuru yanyu. Namahoro. Nasako duheruka guhurira ahandi. Ninde wakurangiye hano? naje nyoboza niyo mpamvu nanjye mpageze nyine. Ariko wa muhungu wanjye mwahuye ni ukurangiye. Oya ntabwo ngo duheruka guhura uriya njye ntabwo tuziranye. Mwari mukomeye. Twari dukomeye nta kibazo. Turaho tumeze neza. Aho gusa mpawuja ikintu cyari kinzanye hano ntushobora kubyumva. Urumva nuko mfite ibyishimo ariko harimo n'agahinda. Hari bizinesi mfite, hari akabizinesi kanjye mfite numva kagiye guhomba. Numva aricyo kintu nabanze imbere kagiye guhomba rwose. Wenda simbizi nimba hari ikintu wamarira. Sinakwemereye se ko nta kintu uzambura. Sinabwiye ko nta kintu uzambura, mukeneye amafaranga ngahe yo kugira ngo kazamuke. Shaka nanjye gutera imbere twajya tugendana nyine. Nkabona ko dukwiranye utari imbere ubumukire nawe tuzamuke. Kandi nakubwiye ko nta kintu uzamburana. Ni byiza nyine bizinesi nari mfite. Nakoraga ubucuruzi bwambukanye imipaka. Rero ejo bundi nahuye n'ibyago abajura baranyiba. Ubwo rero nagira ngo nkuko nyine wabimbwiye mwifashishe rebe ko hari ikintu yamarira. Ntugire ikibazo cy'amafaranga. Aje ndaganga miliyoni nyine uzabicamo. Uzongera ikakuzamura. Oya miliyoni imwe ntabwo yabikora. Miliyoni imwe ntabwo yabikora. Niyo mbaye mfite yandi tuzaba tubashakisha. Ariko kandi ibi bintu uzajya ubiceceka ntuzabibwira abantu bake tuzabubwira ko ukundana na mabusha. Ariko uzi ko umwana wanjye wa muhungu wanjye aherutse kuza akambwira ngo yabonye ngo yumvise abantu ko bari kuvuga ngo barankunda ngo mbaha amafaranga. Nkeka ko hari umuntu waba warabibwiye. wese Nkeka ko hari nk'inshuti zabo waba warabiganirije umuhungu wanjye akabyumva. Ubasigaye aneka kuba ahubwo ugira ugenda uva ahangaha atagusanga hano. Umva nkubwire njyewe urabizi ibyo bintu ntabwo nabivuga. Ayo magambo ameze gutya urinde arinjiye habaye iki? Arinjiye habaye iki? Aje kureba mama wawe. Wiki? Aje kureba mama wawe. Ngo bakora iki? Aje kureba mama wawe. Bakora iki se? Yarambwiye ngo kimujye amafaranga cyagihugu. Amujye amafaranga? Mwana ahubwo nje kugira ngo mbineke neza ndebe ko kimuha amafaranga mani nawe tuyagabane. Uriya muhungu winjiye aha mama amafaranga. Mama yawe. Amafaranga. Agira amafaranga menshi mama yawe inshuti ya. Mureke ndaza kubibwira papa. Ubwo inshuti. Mwumva? Kira cyama ni kize tujaka ku mafaranga mama yawe ari bugiye nawe turayagabana. Wowe bireke ibyo witahire ukumva. Ngewe icyo kibazo ngiye kugikurikira ndaza kubibwira papa. Ku murongo ka ziri kureba iki mu hatashi mu bintu. Umva mubwire reka numve ko gake. Reka muneke numve bene bamubwira. Niba mara kubimubwira nanjye nzajye kanga kugira kibone uko kimba ku mafaranga. None se urikubona ngiye nagusiga ngari ikiduki. Ko nanjye nakuze nasanga wakijyanye. Ariyo re nukunyorohera. Basi nzakugurira ka. Nyine baba runyorohere ugende. Ngari kumvara. Ko byabinterese ngewe. Ngaho pasi mbaba rugende. Genda ibindi nabyikurikira. Numve akandi gake. Bobura numve ko ntabwo siganga. Genda ubone wagiye. Nongera kugusanga. Nese ukubona nagusiga ngari ikiduki. Nako nakuze umuntu uteye nk'urura. Sundurwa. Wacu sanga ari kumuvuga. Na mama nawe ndaza kubivuga. Abantu b'inshuti zabo bose mugendana haba n'inshuti yawe magara. Ntuzagire niba ushaka ko urukundo rwanjye nawe rukomeza. Ntuzagira umuntu ubwira ko dukundana.
ariko suma abasara b'ikigenda baza bazajya hirya hariya ugende wirarire ngo nkunana na mabuja ndabayobewe oya nse ntabwo nabikora ibyo bintu ubwo rero niba wumva tubyemeranyijweho genda telefone yawe siba muri mobile money ibamo nta kibazo noneho nimugoroba ngera ku mwajenti nkaza kuba mushyiriyeho miliyoni n'igice ese ukoresha ayandi ukoresha sako oya ndayakura kuri beka yego ese kuri beka ufite amafaranga angana amafaranga rero bwa tugomba kuganira amafaranga turayafite wakintu hoye tugomba kuganira nyine amafaranga turayafite ntabwo ari ngombwa ko nkubwira sinsabye amafaranga ntabwo uzigera ngira amafaranga icyitwa amafaranga cyo nyine bagira ngo tuganire menye ngo wenda se nimba ngiye kwa mabuja menye ngo nikugenda nikandagira mubwiye ngo ndagushyiraho miliyoni n'igice nimugoroba ahubwo gira utavuga hano gira utavuga hano umuhungu wanjye atagusanga hano turatangiye kugukeka iya ngutaye rero ndumva nyine wagira ngo ibintu bari kubinuganirwa nubwo ariko wabyumva bimwumvise wasanga ari amagambo y'abana ahubwo ujye ukubitira ku rukomere kurumbira hanyuma se bagusanze ahangaha wavuga ngo iki haguruka utahe haguruka utahe asa nsanze ahangaha ubu ngubu yankora uhari gusa ntabwo yabibwira se urukundo rwanjye nawe ntabwo rwarupfiriye aho haguruka utahe nta kibazo reka ngende haguruka uje ngo werekeze wowe ku mugoroba ujye ku mwajenti urahita umushyiraho amafaranga kuri telefone oya nta kibazo uragenda nta nubwo nguherekeza atatubona nguherekeza nta kibazo kandi ngaho genda ubireba hirya no hino uhita usohoka ugende ntari ngize amahirwe pe umuhungu wanjye atamubonye niyo yabyumva ahandi se ntabyemera ntabwo yabyemera naho amafaranga yo ngomba kuyamuha akubaka bizinesi ikazamuka kiriya gisaza niyo cyagira ngo kiravuze apo nahita nyereka nkisangira umwana mutoya bitwaye ikisi Byumvishe mwa urasa kinuke byose nabyumvishirije hano hano dore nabyumvishe ubwo se biciye bana cyakubwire byose nabundi nabyumvishe ahubwo mbwira biciye bitandeba ntabwo ni ikigero kimwe nawe ubundi nabyumvishe nushaka kubikaza mbwira rwose nushaka kubikaza nabyumvishe hagiye gutanga ibyo sinabyumvishe se byose ntabwo byumva umva gushaka kuba mbwira rwose wamufana je niyo waba urinze niko ntabwo bajya guturisha niba ntabwo warushatse kumenya ko turisha tushyize sangira turisira ukaba ivuga tucukura amajyo none ushaka reka nkubwire nyine nepfune suzi ko uragabanya pasi nibyanganira boss umva mushuti wa nta kintu wambwira sha bangubwire bro oya utashaka kunsekesha kugira ngo nkiyibagize ariko ugomba kumva ariko wibutse ko wowe kugira ngo unsekere wamenera ibyo ngibyo byo birakureba iyo nkoro yawe kandi ntabwo nkeneye kunsekera ibyo ntabwo bindeba tuganire ahubwo reka tuganire iki ko ndabwira boss reka nkubwire nyine subizi ko turi inshuti wa mumabusha waciyeho si wamubonye naramubonye nese ubundi si uvuye niho uvuye wambonye yose nari ndi gutora ubusurira bwose nabyumvishe ibintu bya agwake kubanza utari muzima ubusurira nta butoyi reka nkubwire tuzabiganira uri kumbwira iki uvumbwira none utamaye ugenda guhamagara kuri telefone turabivuga uramaye ibihumbi ijana n'utabimbwire sho nzakuraburiza wewe kugira ikibazo ahangaho tugenda sigara ahangaha se wanjye nari nkurikiye bakera umunsi noneho akazi kagenze neza sheri ari he madamu wagera arebe ko ari mu nzu
Sheri reka da karebe reka ari mu Sheri nani kuguhamagara burya uri hano dore akazi nyine ka ahubwo haguruka nkubere nyine dore mvuye mu kazi haguruka Suza n'utashuje icyore. Nenezo sindaguhobera wicaye. Sahana mukora mu gitiko n'uburi kuno. Si koko ibi ni biki none hora ko atari ukuntu ari impuzi. Jewe. None se witeshe wanjye. Niriwe neza. Niriwe neza. None se ibi ni bitotsi gusa ni iki ko mbona uko najyaga nza unkumbuye ko mbona atari ko. Kuko numvuzanya amagambo menshi bimeze bite. No kubera nari gukumbuye. Yumbura rero wambona. Yesu we, si umugore ni wabaye iki mugore no byagenze bikora. Ni wambonye. Uyu munsi wari ibiki? Ko atari ukuntu gusiza umeze ko nagusiza uramuho umeze neza noneho byagenze bite? Ikibazo mfite ni ukuntu ndi kukubona nitwarire uko ndi kubona muri aka kanya ntibisanzwe. Impamvu uko manuka bidasanzwe ufite ibyo wiriwemo niyo mpamvu uko mbona bidasanzwe. Ngaho turashize. Ibyo niriwemo koko aho niriwe nuhazi koko. Ni mpamvu uko mbona bidasanzwe uri kubona n'abamukara n'abanyero. Rwose Sheri rwose ndi kubona uyu munsi wahindutse. Nakaminduka ni mu gihe nahindutse. Ariko rero wabasanga ari umunaniro wo mu kazi. Buriya akazi gashobora kuba katakugendekeye neza ariko ntago nishimye pe. Zishimye. Wasanga ari umunaniro ufite reka ngende buriya uraza gutuza yenda turavugana neza. Genda amagambo menshi winjiranye hano yarambangamiye. Hambe ngiye yenda mu kanya yenda wabona uri buze kuvuga neza. Cyangwa ngaruke. Nakuyamye wa mugabo. Kambe ngiye. Umugore noneho yabaye ikigo. Ngira umunaniro wo mu kazi ngire gutaha nsange tameze neza. Nzi ko nashatse neza koko. Koko mana yanjye. Ko narinzi ko Imana yampaye umugore mwiza. None nkambona ari kumfata nabi. Gilbert wari he? Gilbert! Ngwino hano. Akwitabye papa. Niko. Uri gute mwana wanjye? Niriwe neza. None se nagira ngo mubaze ngira hino. Kumbona cyangwa kubona nawe wajya ngo umeze neza hano byagenze bite? Meze neza. Niko. Nagira ngo mubaze. Hari wirirwa na mama wawe. None nkaba ntashye mbona atameze neza byagenze bite? Fata mubwire rero. Ejo bundi mugiye kubona. Mbona haje umuhungu ahangaha. Ariko uwo muhungu njye nawe nzi nabonye ari umuhungu wari wambaye ikote ry'umukara. Ahangaha aje ahangaha? Yaje ahangaha. Noneho aba yinjiye mu nzu. Nanjye nari ngiye mu cyumba. Mu nzu? Yinjiye mu nzu. Numva ari kuvugana na mama. Ariko njye sinabyitaho ndavuga ati wenda ni bya bindi byo mu kazi. Noneho narasohotse maze gusohoka masanga undi ahangaha. Nawe mubajije ambonye aranyikanga. Nanjye ndamubaza ati umubaza ngo iki? Ndamubaza ati se kuwikaza bimeze bite? Nanjye arambwira ati hari umuntu uri kuvugana na mama. Ndetse nyine umuntu uri kuvugana. Rekera. Ahangaha mu rugo rwanjye ahangaha abahungu babiri naraje mwizagira ahangaha. Ntabwo mbyumva. Umuhungu naraje ngahamusanga. Rekera kugenda ndakwigisha. Igenda. Mwana utabika ibanga numvisha ari kubwira si ibintu byose se ndabigenza ngira ariko n'ubundi se nabimbaza ndamuhakanira ntabwo nabyemera ndamuhakanira reka se bamugize se ko mwamukunze nk'uko mureba nkumva ndamukunze nzabigenza neza ariko nta nigira nabi
zemera njya kuri konti utuntu twose nufate udufaranga twose nukureho utuntu two mu nzu twose nujyane mpaka nibaniye n'uwamukozi kikaba kiriko kigenda kidataha Amakuru gani? Amakuru. Umeze mute? Reka nakwica uje gukurikirana ibintu byarakomeye ibintu byarakaze uzi wa mwana wanjye Gilbert inkuru yose yarayimenye yose ayifite mu mutwe yicaje papa we arabimubwira arabimutekerereza ahubwo gira ugende batagusanga hano bakagutsinda hano Ese bibaho? gira ugende batagusanga hano Shati kuvuga ngo ntabwo tuzongera kubona nese? tuvugana kuri telefoni nimbona adahari nkwandikira ka message nanjye nukanyandikira nzajya mpita nkatsiba kugira ngo batazimenya Telefone yonyine? kuri telefoni ubundi nguhamagare dusohoke tujye nk'igisenyi tujye ahantu muri hoteli ariko hano hagusanze bahakwica ibyo uve hano Nta kibazo nyine ndabona byaravuye kandi Gera uve hano ugende vuba ntansanga. hano mpamvu yarageze hatagira umuntu mbona Nta kibazo kibazo. ihute n'ubundi n'ubuhashye uvuye Nje kubishyura bya dene byanjye mwari mwumbi. niko sha aba si bo bambwiye Bakubwiye iki baba barakubwiye. ibintu ntabwo natuma shira uyu muntu ninde iyi nyine iyi ni wa musore wakoraga hano urabizi ko yakoraga hano uyu ni wa muhungu yaraje kwishyuza amafaranga yiwe ahubwo mureka agende ntacyo noneho ntacyo mureka agende uramwishyuye none se uramwishyuye sheri azagaruka kuyafata ntayo nanifite ariko mubi yakoraga akazi neza azagaruka nyine azagaruka azagaruka none se nyine ako kazi nyine sicara hirya hano ureke kunyegera unera icyugazo none se sicara hirya hariya none se n'uri umugore wanjye ahubwo nyine numvaga ngukumbuye cyane kubera noneho nifitiye mudu utaraza nayo nishimye ngicara hirya hariya none se negera hirya kandi tugomba kwegerana hari inkweto isigaye yayo njyewe bivuze ko ndi inkweto yawe ya buri munsi nyine kuko uri umugore wanjye ubwo ni uwanjye nyine buri gihe cyose utaba umugore wawe ntiyaba n'umugore wundi nese ko nari nzi ko nagutsindiye ntabwo ni ishati cyangwa ibintu z'abatsindiye reka nari nzi ko nagutsindiye rwose ahubwo numva nishimye cyane kubera abantu uragenda ujya muri dushe ujya koga numva ufite ibyokere biri kunyuka umugore kumukumbura da numvaga ahubwo se mama Gilbert rwose cururuka rwose pe cururuka ni ukuri ubu ndavuga icyo nshaka ndashaka ko uriya mukozi wacu tuzongera tukamuha akazi akagaruka gukora hano nabonaga ari gukora neza uriya mubi ariko noneho umeze neza yego nyine ndikumva twakongera tukamuha akazi mubi se kandi akazi ke kararangiye yari yarasezeye ibyo twapfuye ntabwo ubizi yarasezeye ariko ibyo yicaga yisubiyeho kandi nabonaga ari gukora akazi neza ibintu akabicunga neza cyangwa ahubwo twazashaka undi yewe nifuza ko twakongera tukamuha akazi ahubwo hari umuhungu Kazungu yari ari kundangira urabizi nyine Kazungu yari Rwamagana hari umuhungu yari ari kundangira agiye kuzatwereza muri iyi minsi oya ndabyanze ndumva twabatumureze tukazana oya
nimba tudahaye mu bakazi ubwo nyine abakozi tubibona ese muri bo mukunze mwiki nta mukozi twongera gutunga hano muri bo mukunze mwiki ubundi nimba atari mu bitugaruye hano gakorera none nagira ariko muri mupangitse erega mubi yakoze akazi kandi gakora neza mubi mana yanjye none se nabigirana mubura mutuma gatumika ku kanya kabara ibyo ushaka uzabikorera rwose ibyo ushaka uzakora ibyo none nabigirane gusa nyine Kazungu hari umuhungu yari yanyemereye uturutse mu kiwabo nawe umukozi dushaka atazatuzanira abajura nabigirane mubi niba mubi azagaruke rwose mana yanjye azaza akora akazi ke ibyo nta kibazo pe none se nabigirane wowe wari ubizanye ariko ubundi ngenda gukunda nuko sinzi ukuntu wakwigira none se sinagushatse mbese njye ntabwo mukunda nuko mba mbona nyine sinzi ukuntu uri kwigira rwose bikambabaza bikancengura umutima n'akazi kawe n'akazi kawe none se nyine urabona nyine ku kazi nananiwe reka nananiwe rwose buriya ugiye ukanshakira nk'uburyo nkaraba nyine byaba ari byiza dushe ntabwo uzahiri amazi ntabwo uzahari isabune n'ibyago biri muri dushe ariko wa mugari mu bakwiye kugaruka urambaza iki kuko wiwe ntabwo yambwiraga gutyo niyo navuga ngo nshaka amazi yo gukaraba bahitaga bashyira mu idushe reka mubi nyine agaruka akora akazi hano reka ibintu bitazagenda neza kandi azakora akazi kose muba azakora akazi kose n'akakunaniye kose azagakora ndabizi koko nananiwe iki koko mbaye umugabo mbwa koko muba azakora akazi kose n'akakunaniye azagakora nimba ari ibyo ntabwo azagaruka ngiye gutangira uzi ikintu ngiye gukora ubu ngiye kumugarura urabyemeye sheri ngiye kumugarura urabyemeye muba agaruke ngiye kumugarura rwose muri uru rugo agaruke se wumva noneho wumva sheri wanjye ndabyemeye ndabikunze pe yewe ndabyemeye koko bagaruke ubu koko mbaye inganzwa koko mbaye inganzwa kubera umukobwa agarutse mu rugo kuki wishimye ariko tuvuze ko bagiye kuzagura umana n'abo bakozi bawe ubwo nyine nemeye kuba inganzwa none se nabigiramo